kandi dukomeze gukomera. GASARO TV. Ndi kumwe n'umushumba twazanye François, ndagira ngo nawe muri sengesho twese duhagurutse kuko buri muntu wese kandi tumwibutse ko ufite imodoka rwose ntayigendemo wenyine. Iyo nabyo bisobanuye imirimo. Iyo modoka Imana yaguhaye ntiwemere kuyigendamo wenyine, twese duherekeze umuvandimwe turi mu mutuzo kandi dukomeza kumuzirikana. Ndifuza ko rero asenga Imana deni tugakomezaho agiye gutura, aho tugiye gutuza umubiri we. Reka twubahe Imana dusenge. Mana nziza nyiricyubahiro, muri uyu mwanya utoroshye twongeye kugushima. Turagushima kuko uri Imana ikorera ku gihe cyayo. Mwami Imana, turagusabye kugira ngo mbere na mbere ubanze ukomeze uyu muryango. Komeza JACQUE mu bihe bitoroshye. Ntabwo biba byoroshye kugira ngo ube umufasha, kandi mu gihe arimo cy'ubwana akiri muto. Mwami Imana, mube hafi, ube hafi imiryango yose uko ari ibiri. Kandi Mwami Imana, nk'uko yakomeje kuvugirwa ahangaha, MUTESI nk'uko yagiye aba intangarugero mu buzima bwe bwose, mu bwana bwe ndetse no mu mikurire ye kugeza aho muhamagariye, reka MUTESI atubere urugero rwiza. Reka twere imbuto nk'iza MUTESI, reka uduhe imbaraga zo kugira ngo izo mbuto natwe ubwacu ndetse n'abumvise ubutumwa bose kugira ngo bahinduke intwari nka MUTESI. Mwami Imana, rero tugiye kwerekeza aho tugiye kugira ngo uyu mubiri ubikwe Rusororo. Reka tujyane nawe utugezeyo, imihango ikorerwayo ntabari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tanga kugira ngo buri muntu wese uri ahangaha akumenye inzira z'ikigendeka mu gihe akiri mu isi. Barabizi ko tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Reka izo ntambara data buri muntu wese uzabane nawe, kandi kugeza igihe uzaduhamagarira. Urakoze rero kugiye kubana natwe, izina ryawe nishyirwe hejuru. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye, amen. Amen.
twagira ngo dusabe pasiteri gahunda zose tuzitangirishe isengesho n'ubundi tubone gukomeza ziri gahunda. twongeye kugushimira none ko wongeye kutugeza ahangaha ahagiye kubera umuhango wo kubika umubiri w'umwana wawe. Reka mwami Imana ubane natwe muri uyu muhango, utuyobore, ubane natwe, utangire natwe, usozanye natwe. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo yasabye twizeye, amen. Mwiriwe none ndongera gusaba Imana Data wa twese uhagarare nanjye. Mesaje ngiye gutanga ni imwe muri mesaje z'abantu bari hanze bifuje gutanga ari umwanya turi guherekeza MUTESI. Aragira ati MUTESI wacu ukomeze uruhukire heza utazongera kubabara. Imana yaguhisemo mu bamarayika bayo, tuzagukumbura pe, ariko abacu bagiye bazakwakira neza, uzagira irungu. Ejo ni umunsi bo baracyari mu masaha ari inyuma yacu. Yanditse ati ejo ni umunsi wawe ukomeye kuko uzaba wabaye umugeni w'ijuru. Imana akomeze JACQUE. Hari Imana mu ijuru nk'uko nawe ahora bivuga, kandi ntuzangayike kuko uzamuba hafi. Kenya warakoze kuba muri chapter z'ubuzima bw'abantu benshi, mu bagize amahirwe yo kumenya no kukuganiriza. Nabifashe nk'umugisha kandi warakoze kunyizera no kunkunda. Abantu dupanga gahunda ariko Imana niyo imenya iminsi yacu. Gusa gutuza n'ijwi ryawe bizahora mu mutima wanjye. Iyi mesaje yaturutse kwa Tina aho uri. Imana iguhe umugisha. Ndabizi neza ko iyi mesaje yawe uribona ko nayitanze, kandi na pasi mesaje yawe nayigejeje aho igomba kugera. Abamama benshi bari hariya ku mugabane wa Amerika bambwiye ngo nshimire abantu bose babashije kwitabira umuhango. Imana ibahe umugisha kandi bambwira ngo mukomere, haracyari ibyiringiro ko hari umunsi tuzongera kubona abacu, ko hari umunsi tutazongera kurira. Imana ibahe umugisha abatabaye muri rusange. Imana igikomeze. Murakoze. gufatanya muri iki gikorwa cy'umuhango wa nyuma wo gusezera ku mwana wacu Kenya. Ndumva amagambo menshi ndavuze hariya mu rugo. Ikintu cya nyuma navuga ni uko nasaba imiryango y'impande zombi ebyiri kugira umutima wo kwihangana, cyane cyane umugabo we. Ariko icyo ngiye gusozerezaho, hari irimbi ryabaga hariya za Remera bahitaga ngo ni iwabo wa twese. Igihe cyose tuzahora dubahana tuje hano, ariko ntawe tuzabikwetera. Iyo umaze kuvuka ugomba no gupfa. Niyo mpamvu mbagira ngo twese hano uko turi aha ngaha, buri muntu agira umutima wo kwihangana. Ejo n'ejo bundi ndagira ngo hari umusaza uri buze aha ngaha nk'uko biteganijwe sekuru wa JAK, araza kutubwira itariki yo kuzakuriraho ikintu n'izindi gahunda zose. Ubwo hagati mu bantu babashije kugera aha ngaha n'abatabashije kuhagera, ni karibu rwose mu muryango cyangwa mu rugo rwa JAK na Kenya. Bakomeze guhumurize umugabo wa Kenya
kugeza kuri iyo tariki yo gukora ikintu ndagira ngo nyuma ngo baraza kuyivuga. Shoje mbashimira ubwa kabiri kandi murakoze cyane. Ngo wa Kenya ndetse twihanganishe cyane n'umugabo we cyangwa se inshuti ye JAK. Turagira ngo dukomeze tukubwire ngo komera komera n'inshuti zose muri rusange za Kenya na JACQUE nimwihangane. Ndagira ngo dusomeho ijambo ry'Imana rituyobora uyu muhango wo guherekeza mushiki wacu reka pasiteri amfashe. reka dusome ijambo ry'Imana. Turarisanga mu Batesaloniki ba mbere igice cya 4 umurongo wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye, mutababara nk'aba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abo n'abasinziriye muri we. Amen. Yezu ashimwe cyane cyangwa se Yezu akuzwe. Bibiliya ivuze ko tudakwiriye guheranwa n'agahinda, ahubwo dukwiriye kugira ibyiringiro. Ibyo byiringiro ni iby'abamenye Kristo ko atapfuye ngo aheranwe n'urupfu, ahubwo urupfu yarutsinze. Kandi Bibiliya ivuga ko abapfuye bapfiriye muri we bazazukira ubugingo buhoraho. Aho ngaho rero niho dukesha ibyiringiro ko Kenya umutesi wa Kenya asinziriye kandi azazukira ubugingo buhoraho. Abatesaloniki bakomeza bavuga ngo ntimumere nk'abantu badafite ibyiringiro. Ni amagambo bavugaga bagendeye ku mwuka w'Imana wayoboraga ko bakwiye kugira ibyiringiro by'uko Kristo ubwo yatsinze urupfu, n'abapfuye bamwizeye bamwiringiye bazazukana nawe. Mbibutse ko iyo umuntu apfuye hapfa umubiri urapfa. Uyu mubiri tugiye kuwushyira ahangaha, ariko umwuka ubu yamaze kugera ku Mana. Ahangaha rero niho tuvuga ko umuntu wese ukiriho, ubu ntabwo turimo tubwiriza umutesi, ahubwo turimo turavugana n'abantu turi kumwe none ahangaha ko Kenya we yashoje urugendo. Kandi nk'uko twakomeje kugenda tubyumva, abantu batandukanye uburyo bagiye bamuvuga, ibigwi bye, ibyiza bye, ikamba rye yarariteguye. Ahubwo umuntu yakwibaza ngo wowe urimo urategura ikamba ryawe ute? Urimo uritwara ute kugira ngo nawe umunsi wawe n'isaha nibigera ibigwi byawe bizaba ari ibigwi byiza, aho Imana izashingira ikavuga ngo ruhuka imiruho n'imihati, kuko ukiri mu isi ari byinshi wankoreye nkwibukiraho. Bene data, turi hariya mu rugo, nakomeje mbabwira ko mu iyi si nta muhanga, nta munyabwenge,
nta muntu ukomeye ku isi, hakomeye Imana na Yesu Kristo watsinze urupfu. Rero tubona Yesu atsinda urupfu, byaduhaye inyigisho yo kumwizera no kumwiringira, ndetse no gukomeza kugendera mu nyigisho ze no mu kwemera kwa Yesu Kristo. Ndifuriza inshuti n'abavandimwe batabaye uyu muvandimwe cyangwa se uyu muryango wa Kenya gutegura ejo hawe. Twakomeje tubyumva uburyo yari afite ubukwe, bari bamaze igihe kinini babwitegura. Nanjye ubukwe ndabuzi cyane ko abantu mukurikirana social media cyane muranzi Padiri Olivier. Ngomba rero kumenya, nabikurikiraniraga hafi cyane ko nari mu bantu bazabuhesha umugisha. Numvishe iyi nkuru, numva ubuzima bwanjye ntangiye kucika intege, ariko nkomezwa nuko Kenya asinziriye. Kandi ntabwo twavuga ngo niki, kubera iki Imana wakoze ibi, kandi hari ibindi turimo dutegura binejeje kuruta ibi ngibi. Imana ni Imana, ntabwo ireba ngo uru ni uruhinja rumaze umunsi umwe, rumaze iminsi ibiri. Ntabwo Imana ireba ngo uyu muntu ni umusore, ni ingimbi, ni inkumi, ni umusirikari, ni umunyamategeko, ni umuperezida, hari icyo afashije isi, hari icyo afashije itorero, hari icyo afashije umuryango. Oya, iyo igihe kigeze cyo gutaha k'umuntu, Imana iramuhamagara agataha. Twari twiteze rero kumushyingira nk'abashumba, tukabona akatana keki n'umukunzi we, tukabona ahabwa amakado n'ababyeyi n'inshuti, ariko siko byagenze. Uyu munsi niwe Imana yashimye ko tumuherekeza bwa nyuma aho agiye kuruhuka. Reka mvuge ngo Nyagasani Yesu ntabane nawe. Amen. Turagira ngo rero tusabe abantu bashinzwe kudufasha begere hano badufashe, batwururukirize umubiri w'umutesi wa se Ken, kugira ngo ajye mu icumbi rye agiye guturamo ubuzima bwe cyangwa se umubiri we wose. Dusomye nanone ku murongo wa 19, umurongo wa 18, aravuga ngo nuko mumaranishe imibabaro ubwirana ayo magambo. Dukomeze tugira ibyiringiro kandi dukomeze gukomera.
no kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazazurwa ari uwo kutabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege, ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege, ukazabibwa ufite imbaraga. Turasaba nanone umufasha we, umutware we yegere hano imbere nawe aze ashyingure umufasha we. umuryango wa hafi bandi nabo baza babagezeho nabo kumuherekeza neza. Reka
reka dusabe b'abasore nanone baze badufashe kugira ngo tubashe gukinga cyangwa se gupfundikira ubuturo bwa peni. mu gihe bari gushyiraho umusaraba twasabaga ngo abari bushyireho indabo nabo bitegura bari hafi y'igitunguru cy'umwete na karindwi hafi meze umufasha wa MUTESI ushyiraho indabo
inshuti bavandimwe mwese twaje gushyigikira Jacques wagize ibyago. Icya mbere nakora ni ukubashimira iki gikorwa cyiza. Inshuti nziza uyibona mu byago, none uko twahuriye aha ngaha mu byago, uko mbareba nsanga mwese muri inshuti nziza. Ubu rero nta kindi nakora kitari ukubashimira. Ibindi byabaye hari ubwo Yezu yaravuze kera mu Kilatini avuga ngo si umutubonyi si umutumari sorute tameni ne kwabite, bivuga ngo si umwiza si umubi si umubi si umuto si umukuru si umukire si umukene sorute tameni ne kwabite. Upfa kuvuka tu bose imbere ya Yezu imbere y'Imana ibabona kimwe, ko twese yuvutse amaherezo y'umuntu ari ugupfa. Niba mwibuka mu gatigisimu ko twayiteraga kera baravuga ngo amaherezo y'umuntu ni ayahe? Amaherezo y'umuntu ni urupfu, urubanza, ijuru cyangwa umuriro w'iteka. None uyu mwana witabye Imana nicyo gihe Imana yari yamugeneye. Si umutubonyi si umutimari. Umunsi yamugeneye ntiyagombaga kuwureba, none yawugeze yitabye Imana yamuhamagaye. Icyo twakora uko turi aha ngaha ni ukumusabira ngo Imana imwakire mu maboko yayo, kandi nizeye neza ko Imana yamwakiriye, kuko urebye nta kibi yarayifitiye. Atabarutse akiri muto, Imana nayo yamugeneye icyo gihe. Ubu ngubu twizere neza ko yamwakiriye. Ibisigaye tubivugire hariya aho tujya gukarabira. Mugire Imana. Biragaragara ko Imana yahaye umugisha ubukwe bwa Kenya. Mana turagushimiye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uri Imana yabanye natwe dutangiye iki gikorwa kugeza gishoje. Turagushimiye ko uri Imana, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ushimiye inshuti n'abavandimwe, Mwami washoboje kuza kudutabara, ubaha umugisha. Komeze imiryango yombi, wihe gukomera no kugira ibyiringiro nk'uko ijambo ryawe ryabitubwiye, ko tugomba kugira ibyiringiro by'uko
umuvandimwe wacu tuzamusanga aharuhukiye. Ngaho rero buri muntu wese urugendo agiyemo ugendane nawe, umugisha w'Imana ugendane na buri muntu, kandi amahoro y'Imana atwarire mu mitima yabo mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mujyane amahoro y'Imana kandi mukuru murushaho gukomera mwihangane. GASARO TV.